umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Rero Yesu twarahuye, Yesu mwiza twahuye maze kuba imfubyi mfite imyaka 8 nigaga mu wa 2 primaire. Abantu baho mvuka bo barabizi cyane, mbaye imfubyi ku babyeyi bombi. Naramubonye ukuntu rera imfubyi, urumva twagiye dukubitanira ahantu henshi uyu Yesu. Niyo mpamvu kumubabwira ajya mubabwira cyane. Ugihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera urugo rugendo mfite, uzazuca uwo mugozi uzamubasha umutima, nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuje mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Bahaye ikaze kandi kuri Bwira Yesu TV. Imana yacu ibaho umugisha, abari hirya no hino ndabasuhuje. Imana ibiteho ibagirire neza. Ndi hano kuri uyu munsi mbabwira yuko mbashimira cyane kuko mutahwemye kubana natwe no kubana nanjye no kunyereka ko mu nkunda. Hari abantu banyeretse ko bankunda, naratangaye cyane. Uziko abantu batega bakava mu bihugu bitari iby'u Rwanda baje kukubwira ko bagukunda gusa. Imana ibaho umugisha. Urukundo ni imbuto y'umwuka kandi udakunda ntazi Imana. Mwebwe rero kuko mu nkunda muzi Imana. Imana ibaho umugisha. Hari abantu nzi kandi nzirikana mu bihugu bitandukanye. Hari abantu bankunda bakampa message z'urukundo. Ubundi iyo umuntu agukunda agira ibimenyetso bibiranga. Ndabashimira cyane. Ntago njya mbyibagirwa nubwo mbona umwanya gake gashoboka, ariko umwanya wose nzajya mbona nzajya mbashimira. Mbahaye ikaze rero kuko Imana yemeye ko aya masaha tubana. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndabashimira abantu cyane, nakane kuvuga cyane ahubwo mwese ni cyane. Ndabashimiye cyane. Hari abantu rero bari bubone iki kiganiro ari bwo bwa mbere. Nitwa Bwira Yesu Betsheba. Ni izina abantu benshi bakunda kumbaza no mu ishuri nkiga muri primaire na secondaire. Iyo cyagiye cyageragaho ngo twivuge baravugaga ngo ubwo koko witwa Bwira Yesu, ariko niko nitwa, ntabwo ari izina niyise wenda maze kubatizwa cyangwa maze kuba mukuru. Ya papa umbyara niko yanyise Bwira Yesu Betsheba. Ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, kandi ikirenze kuri icyo kiruta ibindi ndi umukristo. Muririmbyi yarabivuze aravuga ngo nge ndi umukristo, umvugo bundu narakijijwe nkurwa mu byaha. Imana ishimwe. Ndi umukristo kandi umvugo buntu nagiriwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Biri muri bimwe cyangwa biri mu bintu bya nishimira. Hari chorus kera twagiraga yavuga ngo umuntu ashimira uwamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye. Njyewe ndashimira umwami Yesu yarambabariye, ndamuririmbira. Umuntu nyine ashima bitewe n'icyo umuntu yamukoreye. Ni nayo mpamvu ndi gushima abantu bo kuri Bwira Yesu TV banyeretse ko bankunda cyane. Ukabona umuntu afashe tike ye arateze yaje kugusura. Rwose mwese Imana ibaho umugisha. Niyo mpamvu umuntu ashimira umuntu wamuhaye, agashimira. Mbese dushima bikurikije bitewe n'impamvu. Ndabashimira ariko kandi ngashimira Kristo Yesu ko yabonye ko ndo kwizerwa.
akangabira umurimo we. Ibyo ni ibintu bituma numva nguwe neza. Kuba naramenye Kristo ni umugisha ukomeye. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Umuntu wese tuzatumenyana, tuzatuvugana, cyangwa umuntu uzajya ubireba kuri Bwira STV azajya amenya ko nta tundi dushya twondi abantu bakoresha ibintu bitandukanye kandi bigafasha abantu bagafashwa. Ubwo hari umuntu umerutse kubona rwose kuri YouTube channel ashinzwe gusetsa abantu kandi bakaruhuka pe. Imana nawe umugisha, Imana yagiye duha impano zitandukanye, ariko njyewe nzajya nza mbabwira ko Yesu ari umukiza. Yesu ni umukiza, Yesu ni byose kumufite. Nzajya mbabwira uburyo Yesu agira neza kuko naramubonye cyane, yangiriye neza. Yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo mpamvu mubona nanjye ndirimba. Yesu yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Yesu yampinduriye ubuzima, nta kintu Yesu atankoreye. Niyo mpamvu nzajya muvuga kenshi, nkajya mvuga ko agira neza. Umuntu wese uzaba arushye nzajya mubwira ngo azaruhuke kwa Yesu, hari uburuhukiro. Umuntu uzajya uba yabuze uko agira zavuga ngo ngwino, Yesu ntajya abura uko agenza abantu. Umuntu uzajya ubarwaye indwara zananiranye, ko aho hantu hose twagiye tuhahurira nge na Yesu, nzajya mubwira ngo ngwino kwa Yesu. Yesu akiza indwara zananiranye, kuko abaganga batuvura niwe wabahaye ubumenyi bwo kutuvura. Ngwino kwa Yesu. Wowe ufite ibintu byinshi bikuruhije, ngwino kwa Yesu. Nimura n'imfubyi rero nzajya nyibwira ngo Yesu mwiza arera imfubyi zigakura arazirera zigakura, zikavamo abagore be, abagabo. Mbega Yesu ni byose. Yesu ni byose. Ari igihe mbivuga nkabura nyine ijambo mbivugamo, ariko Yesu ni byose. Yesu ni byose kumufite. Ntabwo tumushimira kubera ubwinshi bw'ibyo dutunze, ahubwo tumushimira ko ibyo yadukoreye biruta cyane ubwinshi bw'ibyo abantu birata. Kuko wakwirata ko utunze cyane, ariko nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Rero Yesu twarahuye, Yesu mwiza twahuye maze kuba imfubyi. Mfite imyaka 8, nigaga mu wa 2 primaire. Abantu baho mvuka bo barabizi cyane. Mbaye imfubyi ku babyeyi bombi. Naramubonye ukuntu rera imfubyi. Urumva twagiye dukubitanira ahantu henshi uyu Yesu. Niyo mpamvu kumubabwira nzajya mubabwira cyane. Twarakubitaniye, arandera ubuzima, arongera andemera icyizere cy'ubuzima. Nta kintu namuburanye. Jehova yire yararirimbira avuga ngo ntacyo twaburanye, ntacyo mwami, ko wabishatse se niko byagenze. Akira ishimwe ry'uko turi amahoro. Waduhagije imigisha. Imana yaduhagije, kandi Imana yaduhaye n'ibyo kurya bidukwiriye, turayishimiye. Ndamushimiye Yesu. Muri icyo gihe nta byiringiro by'ubuzima. Hari abantu b'inshuti zanjye bambwiye ngo rimwe nzabahe ku buhamya. Abantu bajya bambona nyine ndi umuririmbyi bakankunda kuri iyi YouTube channel. Bamwe bagiye bandika batari kuzatwibwire bihagije. Ntago nabona aho mbihera, ari kubera ko sindabyakira, sinjya shobora kubivuga uko bikwiye. Nzaye ngenda noshaho gakeya. Ariko Yesu naramubonye. Simuvuga nyine nk'uwamubonye ahandi. Oya, njyewe ubwanjye naramwiboneye. Amaso yanjye yaramubonye, intoki zanjye zamukozeho. Naramubonye, mubona mu buzima butandukanye, mubona isi yanzengurukiyeho. Ndamubona pe. Naramubonye ko ajya akoresha n'abasazi,
hari umuntu wegeze kunyandikira kuri YouTube arandika aravuga ngo uzaduha ubuhamya bw'ukuntu umusazi Imana yamukoresheje, ariko nta muntu Imana itakoresha, nta n'ikintu Imana itakoresha, kuko ibintu byose bifite amatwi yo kumvira Imana ikubwira abantu barushye n'abaremerewe, abantu bafite ibibazo, abantu bagowe, abantu bananiwe, abantu babona babuze uko babigenza. Yesu niwe karuhura. Werako ushobora kwiringira umuntu ntawe. Giye nari mfite papa wankundaga cyane ariko kuba hari abantu babizi yarankundaga cyane. Urukundo yankunze akiriho nubwo nari mubuze nkiri mutoya rujya rutuma nyine ruracyandimo. Niyo mpamvu nanjye nkunda abantu cyane, nkunda umuntu aho ava akagera, mba numva umuntu nyine ambereye mwiza. Nubwo byagenda bite, hari igihe nyine uvuga ngo umuntu ni mubi, oya ntitukabafate muri iyo angle cyangwa ngo tubafate muri iyo shusho. Abantu ni beza, ko nanjye nisuzumye nasanga hari ibyo ndakora neza. Rero abantu ni beza, umuntu ni mwiza pe. Umuntu arakugaburira ukarya, umuntu Imana imunyuramo. Nyine nubona hari bitakunze ujye umenya ko bitakunze. Nubona wari wiringiye runaka ntagire ikintu akumarira, uzamenye ko Imana atari wowe yashatse, kuko inyuzamo ibyawe, ariko Imana ifite abantu. Abo bantu ifite izabakoresha ibyawe bikugereho, ariko ntiwishyiremo runaka, kuko nubwo atabikoze ariko byarakozwe. Imana ifite amaboko akomeye, Imana ifite amaboko ahambaye, Imana ifite ibikoresho, Imana ifite uwo yabwira akanatega indege akaza mu gihugu urimo aje kukureba. Rero wowe wiringira Imana, umuntu uyiringira ntabura amahoro meza adashira, kandi uyiringire. Mu gitabo cy'Abalewi, yego ibice 18 ku murongo waho wa mbere, ngo Uwiteka abwira Mose ati, ku murongo waho kabiri, ngo bwira Abisirayeli uti ndi Uwiteka Imana yanyu. Imana yabwiye Mose ngo ayibwirira Abisirayeli yuko ari Uwiteka Imana yacu. Ni Imana subumbi kubwe mbibabwire gute koko, simfite ukuntu nababwira, ariko Uwiteka yabwiye Mose ngo umbwirire bariye Abisirayeli ngo ndi Uwiteka Imana yabo. Imana ni Imana yacu, Imana ni Imana yacu. Nugira icyo ukena ujye ugisaba Imana, Imana irabifite. Imana ifite muri korali ndirimbamo, habamo umuririmbyi harimo indirimbo ivuga ngo afite byose muri we, n'umutunzi ukomeye ntama w'Imana, afite gukiza mu biganza bye, aruhura imitima iremerewe. Nashatse kuvuga ko afite byose mu kiganza cye, kandi yabwiye Mose, aramubwira ngo Mose we genda umbwirira Abisirayeli ngo ndi Uwiteka Imana yabo. Ku murongo wa 5 iravuze ngo nuko mwebwe mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo ndi Uwiteka. Haleluya, Imana ishimwe. Uwiteka ni Uwiteka Imana yacu, ni Uwiteka Imana yacu, ni Imana yariho, iriho, izahora, ni Uwiteka Imana yacu. Kandi noneho ntibikiri iby'abatambyi ngo batugerereyo. Ufite uburenganzira bwo kwigererayo ukabwira Imana ibikuruhije, ukabwira Imana ibyo ushaka. Imana irumva, narayibonye, ni Imana yumva kandi ni Imana ikora. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose wambwirira Abisirayeli ngo ndi Uwiteka Imana yanyu, kandi ubabwire ngo nimwitondera amategeko n'amateka yanjye, ibyo umuntu uzabikora azabeshwaho nabyo ndi Uwiteka. Ni ukwitondera amategeko n'amateka by'Imana, ubundi ikakubesha, bikakubeshaho ukabaho. Imana
Imana ifite inzira nyinshi yanyuzamo ukabaho. Vuka Nyamasheke mu murenge wa Bushenge, iyo ngiyo hariko baye ya Mana we, iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Hari urugo nabayemo ababyeyi banjye bamaze gupfa, njya kuvoma n'abandi bana nyine, tutahana n'abandi bana baho, ariko Imana ishimwe. Kukubwira ngo ibyo ukennye byose ubibwire data. Imana ihindura ubuzima, Imana ihindura ibihe bikayemerera. Tuva kuvoma turi kumwe n'abana be, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Imana yarakoze. Turi kumwe n'abana be tuvuye kuvoma, ni nimugoroba bwije, ndi umwana w'umukobwa, ariko ntiyagira n'impuhwe ngo avuga ati wenda yakereranywe n'abanjye, reka mbahe ibihano bisa. Sorry, mwihangane. Ntiyavuga ati reka mbahe ibihano bisa. Ngiye yamaye igihano cyo kurara hanze. Ndi umwana w'umukobwa, yiri mutoya, niga primaire. Abe barinjira nyine, twari twatinze kuvoma kumwe abana bakora urugomo, abarabinjiza, ngewe ndara hanze. Ntiyagira nimu ngo azarebe ko nta n'igisimba cyandiye. Ndara hanze, hari insina hepfo y'urugo, ndagenda nyiraramo buracya. Ukubabwira ko Uwiteka ari Uwiteka, Imana yacu ni Imana yacu. Imana ishimwe. Imana aramuririmbye, yaretse kuririmba gufata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iki gihe ngo urabona impamvu zo gushima. Ubu ntaho iwanjye, nta wandaza hanze. Imana ishimwe. Imana nyine ndi kubabwira ngo ibintu byose ubona byakunaniye, Imana ifite uburyo bwo kubikora. Imana ifite ukuntu yabigenza. Umubyeyi arambwira ati rero ngewe iyo nkubonye mbona urutwa n'uwapfuye. Abandi bavandimwe bawe barapfuye, nawe abariho usigara nta bwenge ugira. We agita ibintu, anyita amazina ntari nabona. Yesu mwene Dawidi wowe umara agahinda. Umuririmbyi arabirimbye aravuga ngo abaramerewe n'ibiruhanya we, ngo babwire ko Imana yabarahura, ngo bahumurize, ngo umukiza mwiza amara agahinda mwirira. Namureba uko abivuze n'imivuma mpaye nkajya nonama, ariko ndashima Yesu ko yampaye kumumenya nkiri mutoya. Nubwo ababyeyi banjye bapfuye, ariko bapfuye baranyigishije kujya muri ekodimu, muri ishuri ryo ku cyumweru. Ndi umuririmbyi mu ishuri ryo ku cyumweru, ndirimba mu bana. Naramenye ko Yesu ari umukiza, naramenye ko Yesu ari umwami. Ndashimira Yesu ko ntegeze njya kure, nagumye mu nzu y'Imana, nahabonyemo ibintu byose. Narahamutegerereje kandi yaraje, n'ubakomeje kuza.